KT Sports on 96.7 KT Radio. Juvenal Mvukiyehe aravuga ati abasaza baraje bakubitwe kuwa gatandatu murakina n'ikipe ya Rayon Sport ku isaha saa 12 kuri Kigali Pele. Ati ngiye kubategurira imikino itatu amanota ara 9 arahagije duhereye kuri Rayon Sport. Sinteganya kugaruka mu buyobozi ni nkuko nkunda Kiyovu Sport. Mwamwegereye muramubwira muti natwe inkoni ziraturembeje mwifashe. Juvenal ni mushuti wanjye uko ni president wanjye wanyoboye kandi tugirana ibihe byiza. Yego. Ariko biriya byitwa gutwika. Nta uri muri Kiyovu. Nakubwiye ngo imyaka umaze ukora ibiganiro bya sport warabona president wa association aposting indi. Bone ahubwo ni twibaza. Nanjye narayibonye ndatungura. Nakubwiye ngo afite ikipe yitwa Dax. Kongera gupostinga Kiyovu wari wabibona president wa Rayon Sport ya postinga ibikorwa bya APR ntabwo bishoboka. Rero niho navuze ngo umugore wapfushije umugabo nibimubuze ifoto yo kwigumisha muri saro kugira ngo ajye bukibihe bizagirana nawe. None se umuvugizi naza amafaranga nazana murayanga ntabwo nakubwiye ngo niba akunda Kiyovu nk'umuntu wayiyoboye agatsinda Rayon Sport inshuro 7. Yego. Nta kuntu atakwishimira ibihe byiza yabayemo pe. Ariko mu mibare Kiyovu Sport ifite ni ya Juvenal naho birimo birahura ubwo se yabaje kuyifasha. Ndabaza nayemera nayatanga murayanga. Ariko nayo ushyira amafaranga kwenda si ubufasha bw'amafaranga ari gutanga. Nakubwiye ngo iyo umuntu akennye. Kiyovu Sport kandi ifite ikibazo cy'ubukene. Yego. Amafaranga nayo umwanzi wayafata usibye ko we ntago ndi bumwita umwanzi murambabarira n'ugero natanga. Ya nibyo. Nababwiye ko twabanye naye mu bihe byiza. Cyane rwose. Yobo yagira ibihe birangira undakaza. Ariko kwishongora kuriya kuri Rayon Sport yabibutsaga ngo mugiye message yabahaga ngo mugiye gutoba abangaba ariko ngihari. Okay. Na wantinyutse. Yego. Urakoze cyane. Reka mbashimire ku mwanya muduhaye. Sawa namwe uri Kiyovu Sport n'umuvugizi wayo.